yakata ku ruhande yakata hepfo yakata imbere yajya akagerageza akakora arasenga ariyiriza ajya butayu yurire buvumo akora atanga ibya 10 atanga amaturo akora ibintu byose ariko finally akisanga afite ikintu gituma hagati ye n'umugisha uva ku Mana wagira ngo byose biraziritse hamwe n'umubyeyi yamuha 8 ntamenya aho nyuze hamwe yanagura imodoka ikarangira n'amadeni ahubwo hamwe wite ibyo rero ni ibintu bango ni uburyo bune nahisemo gushaka ibintu bine mu bintu byinshi yego ubwo turenze byaha turenze ya mifumo turenze ibintu byinshi cyane nahisemo gushaka nibura nagerageje gucuzingamo ibintu bine bifite imbaraga umuntu wese yakumva agatangira gutekereza icyo yagakoze bango umuryango wateguye neza n'ubundi umuntu ashaka kuwubona ariko se nkubaze ikintu kimwe uwo mugisha w'Imana uricara kuki kugira ngo Aburahamu bimukundire nuko yashiftinze akava mu gihugu cya uri akarudaya ikajya kumera mugisha handi hantu urumva hangaha rero family spirit cyangwa family spirit imyuka yo mu muryango birimo abantu baraguje baterekereye babanzwe ntacyo bateguye nta shuri nta buzima hari naho umuntu avukira mu muryango rwose ubona ibyo mashuri bitabareba akazi bitamureba musaza yakwinywera akantu ke akumva birarangiye iby'abana nto mubwire ntabwo ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mafuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen. Shimiye we wahisemo neza ugahitamo kureba ibiganiro by'ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka nizere ko utakibyibazaho impamvu amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka kuko twabashyireho ubusobanuro mushumba babashyireho ubusobanuro ndakeka batangiye kugenda babibona Imana ibaha umugisha twihuta ubwo tujye kwijana yego mushumba tumaze iminsi tubona ibintu bitandukanye twabonye inzozi twabonye karande twabonye igicaniro ariko ibintu byose tuba duharanira muri ubu buzima ni ukubaho neza ni ukugira ngo Imana itugirire neza ni ukugira ngo Imana idushakeho ibyiza bibone ariko natwe nituyitabaza tuyibone ese ni ibiki ni ibihe bimenyetso byakubuza cyangwa se ni ibihe bikorwa bishobora kukubuza umugisha w'Imana ni ibiki rwose mushumba ni byinshi cyane uroye haba harimo n'ibyaha haba harimo n'ibindi bintu ariko ukibaza ngo wa muntu watabonaho ibyaha wa muntu badakora ibyaha ariko ukabona ko nawe abayeho bwa buzima abura wamugisha hari abantu bitwaza ngo runaka ngo umupagani ngo nagirijwe bakora ibyaha ariko wajya kure ugasanga ubwo abandi udasenga ubwo hari umugisha afite wifatika
yarabifite kandi we ntiyagiye no mu rusengero ntibanamubonyeyo ariko afite umugisha w'ibifatika afite umugisha uremereye ku buzima bwiwe aho birumvikana. So rero iyo tugeze aha kuri ijambo ry'Imana avuga ngo ese ni gute umuntu ashobora gutakaza umugisha cyangwa se kubura umugisha, njyewe nacuza inzibi nahise nk'ibintu bine. Yego rwose ari byinshi, hari nk'ibyaha, hari nk'ibindi, ariko noneho ngera renza ibyaha ko bimvuga n'abari mu nzu y'Imana barifite neza, ugasanga umugisha si ikintu cye. Yakata ku ruhande, yakata hepfo, yakata imbere, yajya akagerageza akakora, arasenga, ariyiriza, ajya butayu, yurira ubuvumo, akora, atanga ibya 10, atanga amaturo, akora ibintu byose, ariko finally akisanga afite ikintu gituma hagati ye n'umugisha uva ku Mana wagira ngo byose biraziritse. Hamwe n'umubyeyi yamuha 8 ntamenya aho unyuze, hamwe yanagura imodoka ikarangira n'amadeni ahubwo, hamwe wite ibyo rero ni ibintu bango ni uburyo bune nahisemo gushaka ibintu bine mu bintu byinshi. Yego ubwo turenze byaha, turenze ya mifumo, turenze ibintu byinshi cyane. Nahisemo gushaka nibura nagerageje gucuzingamo ibintu bine bifite imbaraga umuntu wese yakumva agatangira gutekereza icyo yagakoze. Yego Imana iguha umugisha. Data umanura umwuka wawe wera abane natwe, kandi mwami yabageri yabagiye twese dukoreshwe nawe. Ntukundire Satani katwinjira uko yiboneye, ahubwo duha ubwenge n'ubushobozi n'imbaraga bituma tubasha kugira ikintu dukora kigaragara. Ndagushimiye ko byumvise umwami wacu. Amen. Amen. So no kuvuga ngo tugiye amagambo. Icyambere ni nabitango ni umwuka wo mu muryango. Umwuka wo mu muryango ubwo bifitanye isano n'icyo twita karande se? Birabifitemo, ariko niyo ya karande mu yandi magambo. Umwuka wo mu muryango, kudakira, kudatera imbere, kutakora ibintu bigaragara, kubaho nabi, kubaho mu kavuyo, bwa burwayi, zangorane, ugasanga nabyo ni bimwe mu bintu ushobora gufunga cya kirere. Ariko abatwumve bitari muri karande uko waruvuze, no kuvuga ngo umuryango wateguye neza n'ubundi umuntu ashaka kuwubona. Ariko se nkubaze ikintu kimwe, uwo mugisha w'Imana uricara kuki? Kugira ngo Aburahamu bimukundire nuko yashifitinze akava mu gihugu cya uri akarudaya ikajya kumenya umugisha handi hantu. Urumva hangaha rero family spirit cyangwa family spirit, imyuka yo mu muryango birimo abantu baraguje, baterekereye, babanzwe, ntacyo bateguye, nta shuri, nta buzima. Hari naho umuntu avukira mu muryango rwose ubona ibyo mashuri bitabareba, akazi bitamureba, musaza yakwinywera akantu ke akumva birarangiye, iby'abana ntumubwire. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatutiye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Uvuze icyo kintu cy'amashuri, kwiga umuntu akumva cyangwa umubyeyi, ariko twibutsa abantu ko yari imyumvire ishaje. Umwana wese aba agomba kwiga, ni uburenganzira bwe. Dufite na leta nziza yabashyiriyeho uburyo bwo kwiga ku buntu. Hari umusaza nigeze gucaho ahantu, yari arimo arasoma agacupa ahantu, aravuga ngo ngo abarimu basigaye bamubeshya, ngo bamubeshyera umwana ngo ntabwo azongera gutanga minerivare, ngo azajya bicara ngo abiyigishirize. Urumva ni imyumvire ya spirit niyo ngiyo. Udateganyiriza umwana, utamutoza kubaho, utamutoza kurerwa, ahubwo buri gihe ugasa nkaho mucukurira icyobo kirekire. Mucukurira icyobo kirekire kitarimo ubuzima bwiza kugira ngo azajye on top. Bigoranye umuryango birahaba. Nuvuga ngo ni ya myuka ikorera mu muryango
tuve ku by'abarozi n'abapagani kino kuba hari uburyo ki umubyeyi wawe gisekuru kidafite planification aho kugira ngo cyongere ubutaka ahubwo kikabugurisha. Abantu baranyumva cyane, harimo ababyumva ntibabyumve nyine. Ugasanga wari umwana w'umuhanga mu ishuri uwa mbere ariko gukura mu ishuri ngo sigara mu rugo rero abana ntacyo bitayeho, nimba watsinze icara bati hize wize hano ntabwo wiga ngo uzamanure imvura. Nibuka ko iyo mvuga abantu benshi bajyaga bayikoresha bakagukwikirira isuka ngo genda uhinge imishiki, ati umva hize wize hano, kandi naho bakujyanye guhinga naho bugacya bahagurishije. Ugasanga umwana cyangwa imikurire y'umuntu abangamiwe na za obstacle zo muri famiye. Yego. Kabiri, kukubuza kujya mu rugo uzabonera nk'amahoro bakagushyingira kubo bashaka. Ati ntago dutumujya hariya, turashaka hariya kandi ugiye kujya aho udashaka. Kabiri, kujyana abana mu ishuri umwana atifuza kwiga ibyo bintu ukamujyana mu bintu washaka ibindi. Mu mutima we hari ibyo ashaka ariko wowe uramubujije. Nyine uri mwica orientation yiwe. Ngo giye ngo ushaka ngo umwanje nibi. Nyine nibyo ushaka ariko umwana uzashaka ibi. So ibyo rero ni imyuka muri famille navugaga. Kubona isavutse ari umucuruzi ariko ntashaye gushyira abana mu bucuruzi. Batamenya amabanga arimo. Yego. Noneho hakongeraho ko baragiye bakora ibyaha byo kuterekera kubandwa ibya bintu byose. We nubwo uri umurokore mu rusengero, nubwo usenga Imana ariko uri posede, hari ibintu bigukurura inyuma, bigukurura mu buryo buri spirituel no mu buryo bufatika kuko nta fondation bagusigiye. Biragenda bigahambira ya maboko yawe even if usenga. Erega hari ikirere urashyikira iby'umwuka ariko mu mubiri nta kiri kujyamo. Rega tubwizanya abantu kuri umugisha w'Imana ntuza ngugwe mu bintu ntugwa gusa kubusa. Wibuke jingo cyo tugaragaza ku amavuta kandi akandagira amateka. Urya mukecuru yari afite agafu, yari afite utuvuta duke mu mperezo. Iserafati hariyo agafu n'utuvuta duke. Ibintu Yesu yagiye atubura byose byabaga bifite imvano akantu gato bishingiraho. Imana yigisha Mose gukora ibitangaza, irongera yahereye ku biganza bye ifata no ku nkoni ye. No kuvuga ngo iyabo dukomokaho batigeze badushyiriraho urufatiro gato gashoboka, bigusaba ko nawe ugomba gusenya icyo kirere ukishyira urufatiro rwawe. Ibyo bizagusaba imbaraga nyinshi, bigusaba kubimenya gusa. Yes. Kandi ukamenya icyo urwana nacyo, ukamenya n'icyo uhanganye nacyo. Menya ngo uhanganye na karande, uhanganye n'imivumo yo mu rugo y'ibyaha bakoraga, uhanganye n'ibyawe se, ye unahanganye. Kuko hari n'abantu mu bihugu bitera ubwoba. Hari abantu bari mu bihugu rwose nayo mahirwe atabona. Yajya kuyabona batari ko murebere ya mibare ko ari uyu n'uyavuka hanaha. Nabyo bikaba impamvu yo kumuzitira. Cyo byakozwe n'abasokuru batubatse igihugu. Aka mu Rwanda ubona akazi uko ushaka uko byumva ntawe umenye ibyabo. Kuba ufite ubumenyi competence gusa. Muri kaminuza ntibazi ngo hagiyemo ndi cyambere nuko abonye ya manota ntibitaye ngo wavuye hana. So urumva iyo ni amahirwe ko burya ikintu kitubuza ya family spirit cyangwa se ya myuka yo mu muryango ishobora no gukora no muri za leta zimwe na zimwe zigashyiraho impamvu zo kubangamira abantu. Yego. Nkuko mu Rwanda kera byahozeho. Kubati ni 84% kuri abangaba byumvikane ko ni 84% nta numwe watsinze cya kizame wawo ndi wagitsinze ntari bujyemo ko we riri ni 14 10 nakangaye kwijana. Urumva icyo kintu kiri aho ngaho. So no ubangamiwe n'umuryango, ubangamiwe n'igihugu, none ubangamiwe n'ibikorwa byawe. Uwo mwuka rushobora gutuma mugisha w'Imana kugora kire kushenye ibyo bintu ukambara imbaraga. Cya kabiri, myuka yo muryango idusigira indwara. Ayakugiriye akamaro kayashora mu miti. Urumva iyo icyo gikuta urakirenze ubashije kugira icyo ufata. Nubwo ugifashe ntago kiri burame, ariko hari ibintu bisigaye iyo bigenda biyakonsoma n'ubundi. Umwana ubana n'ubumuga mu rugo ufite ubumuga nabwo birakuvuna. Mbega gasanga ntabwo breaking through. Ufite n'abavandimwe ugomba kwishyurira ishuri, ugomba kureba. Nubwo gasanga mwese murabakene kandi ntiwabareka. Nubwo gasanga ku breaking icyo kintu biranze kuko bikunda. So izoro ni barrier ya mbere. Urafata uhita uhereza inyuma.
n'ibyo hari ukurira mu madeni yiwabo, hari ukurira mu biki byose, nta kazu, mbega muri make nta kintu n'iki yagiye ashingiraho. Aha nabwo ati Uwiteka niwe mwungere wanjye, ni wowe mfite, niwe mugabane wanjye, niwe niringiye. Ati ba data nubwo batatwemera nabo ramaka twihakana, ariko uri data ni waturetse, none ugomba kwishakira umugisha wawe no kwicukurira izahabu yawe bwite, fondasiyo kandi nawe bagusigiye. So iki ni ikintu cya mbere gikomeye byumve. Ntabwo uzagira umugabo w'umusambanyi w'umusinzi ugira ikintu utera imbere mu rugo, n'abana bazagira ikibazo, bazakurana roho mbi, bazakurana umutima mubi, ndetse n'ubutunzi bw'urugo ntago buza, kuko bifite ikibikonsoma. Bajya gaturuka hirya iriya tukiruka nka twese tukajya mu ishyamba, ngati yaje tukiruka, kandi ari umubyeyi. uwo mvuze arabizi, yanansuye ahangaha sindi buvuga izina. Umubyeyi ubundi ikimuranga ni urugwiro rw'abasanze n'abasanze, urugwiro rw'uko umubyeyi yaje. Umusaza yarazaga yasanga n'umwana agiye gucuruza bakazifata akazihondagura akazimenagura. Urumva umwana avutse afite umutima wo kuzaba umucuruzi, ariko umwimye bwa buryo ishuri ntagiyeyo nibyo akoze. Urumva family, yo mwuka yo muri famille ni hahandi ushobora gusanga urugo rutakagize ikintu rubura mu bigaragara, ariko kubera wa mwuka w'ubusinzi n'ibyaha n'ibindi bintu no kudashaka gutera imbere no kutumva impamvu. Ubusa abagore bangaye batazi imyenda y'umugabo, batazi imyenda y'umugabo gute? Kumugurira ngo avuga ati madama akiri ugenda ugatenya nawe. Abagore yego nabyo ugasanga rwose nawe uko umugabo ahigana, kandi atari uko habuze ubushobozi, ahubwo habuze kwitaho wa muntu. Urya mwana uvukiye hariya azabona ko umugabo wese atajya ahahira urugo, ko ntarabona se yatanze rasiyo, harabona hari icyiza yakoreye. Ikanabaza umuntu kubaza ukuntu gute uzo wasinze ukarya utazi aho umugore yabikuye gukora. So iyo ro mwuka wo mu muryango ngira ngo ndasobanuye byinshi barabyumvise. Ushobora no kubana n'umugabo udafite iyo, ugasanga ubanye n'umuntu udafite n'icyo gitekerezo. Imana yabaha n'umugisha ugapfa ubusa. Ugapfa ubusa, ahantu abagira imodoka, abagira ibiki, ugasanga nta na rimwe ari yicazamo. Iki cyerekana ko mugiye gupfa ubusa nuko nawe habaho kutaganira. Nakwempoza ngo nanzuye setu. Ibyo rero bituma utabasha gusevinga no kwakira no kugirirwa umugisha uva ku Mana kubera izo barriere. Akongera ukasobanura. Akunda kumva cyane. Abana bakumvise, natwe rega twakumvisha. Family spirit. Umuntu byagiye naje kureba n'umwana ashobora kubura ubwenge ahubwo situation yasize mu rugo. Ngiye mfite umwana ajya gumpamagara, ariko yarabetse muri iyi minsi ati papa namabongeye bararwana, ati ndumva ngiye kuzapfa umutima. Yambwira akarira. Nimba hari ikintu gitera ibikomere ndetse n'umubabaro kabije, ni ukubona intonganya z'ababyeyi bawe kandi nta kintu wabikoraho. Ntacyo. Uricara agahinda kakakwica. Yarambwira ati ngiye gupfa umutima, ati numva no kwihora mbifite. Ati pana marwana agahinda kakanyica. Urumva uwo nguwo kwishura azakora iki? Ntagaziga. Suko atabuze ubwenge. Bana mahena minerval. Ariko umutima iyo ibyo yasize mu muryango ya spirit iramukurura. Tuganira ibintu bikomeye muri Afrika, tubiganire usende nk'abanyaburayi n'abandi baho muri Amerika gutyo. Bibaza ko n'abana bakuriye muri divorce bagira ubuzima bwiza. Ntabwo bishoboka. Ikibazo gikomeye. Icya kabiri rero ni ikinyoma cya Satani. Ate rero ikinyoma cya Satani kikubwira ko udashoboye, araza akakongorera, si ibyawe, bifite ba nyirabyo. Uburi nkandi urarwana n'iki? Uvukaye uzwi, hari uwiwanyu wabikoze, ahubwo se uri mu muryango wo kwande. Ibi ni ibyawe, birekere ba nyirabyo. Kandi koko wakorera ugasanga around you nta muntu uhari, ariko around you there is God. Hari Imana ikuri hafi cyane. Ugasanga iyo kintu kiraje nuko ntafite umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ngo tuzariganireho. Ariko bazari imigani 21-23, bari imigani 13 umurongo wa 2, bari imigani ibice 3 umurongo wa 10. Kakumvisha ubunebwe,
si cyo gihe si bwo buryo n'ibinyoma umwuka w'ibinyoma wa Satani ugushyiraho umwijima ugushyiraho igitugu kukuzengereza kugukoresha no kukubuza uburyo kugira ngo ubashe uyobe akagutsikamira ni umwuka w'ikinyoma urinde uvuka he ushoboye iki ibyo bintu ntibigikunda ntabwo ari ibyawe icyacumi ya pasiteri barakirya ntukakire kure iby'amaturo bireka nta batambyi bagihari kikubuza gukora icyaha ni iki mbega ugasanga mu buryo bw'umwuka bashyizemo urugihato mu buryo bwo gusenga akakumvisha ko udashobora kugerageza akaguhisha ko biriya yavuze ngo nzaha umugisha ibyo muzaza gukora byose njye nifuza mpereza telefone ndebe ririya jambo ry'Imana abantu turyumvikaneho tumenye ibinyoma byo kwa Satani agenda abeshyeshya abantu ugasanga rimwe na rimwe icyo bagakoze baracyangije kirabagoye kubera iki kubera kutamenya Satani yabeshya kandi arababeshya abeshya abantu mu rwego rwo hejuru kandi nabo bakumva ibinyoma avuga ahubwo se wari ufite amakuru nta makuru ufite yamenye none ko yishyurwa nta kibazo uzagura kofi reka kubwira ukuntu yishyurwa ubundi buriya wabonye ko muri iyi minsi ya none abantu batagikunda ukuri ahubwo bifuza ko babwira icyo bashaka kumva hariho ababingwa babishoboyera kukubwira icyo ushaka kumva nyine ukavuga utari ko ibyo ntabwo ari ukuri ngo hanga urabeshya ngo wari Remera kugira ngo uruhuke ugasanga buri gihe akubaza ashaka gusubiza ibyo ashaka kumva kandi ibyo ashaka kumva ugasanga nta kuri kwabyo ati urabeshya ndakuza aha n'aha wari urahana wahakana atari ko ibyo ntabwo byabayeho hariho abantu baturusha ukuri k'ubuzima bwacu kuki ubundi bifuza ko tubabwira ibyo ashaka kumva ubundi kuki bifuza ko tubabwira ibyacu ese ubundi kuki abantu bakunze kumva ibinyoma bakarukuruta kumva ukuri ati nari mpari ati nuva kumbwira ukuri kandi ntabwo ari ukuri arashaka n'ibyo ashaka kumva nyina nicyo nashaka kugira amakuru wari uyazi ariko ni ukuvuga ngo washaka kubaza arashaka ko musubiza ibyo ashaka kugira ngo kumva ngo mwemerere ko nakoze ibi nibamuhakanira ngo urambeshye none se ukuri ifite ni ukwande kuki abantu bashaka ibinyoma kandi wamuha ikinyoma akakimirana n'imizi so rero nibyo bimugwa neza nibyo bimugwa neza none se siko bimeze aya ntabwo ariko kuri ndakora ubwiza ukuri ntabwo ariko kuri abantu bakunda ibinyoma kandi ntacyo bizabamarira ntabwo ari byo Mana tutabare rwose kuko ndumva aho bigeze bikomeye cyane ntabwo ari cyane ahubwo biteye n'ubwoba haravuga umurongo wa 2 imigani 13 umurongo wa 2 haravuga ngo umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo umuntu azahazwa n'imbuto zituruka mu kanwa ke ku rurimi kuko ibyo uvuze urabikora ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo Satani ngo uyikwatura ibyo bireke uratura kuzigugira umuryango uratura kuzaga imodoka kugira mbega akagukanga ugasanga ururimi rwawe usa nk'warugize nk'urw'ikiragi ariko uko siko kuri ibice 21:23 mu migani niho ndigewe haravuga ngo utabumbuye akanwa ke agafata ururimi rwe ni urinda ubugingo bwe amakuba urumva utabumbuye akanwa ngavuga ibihomva avuga ibihweho atangira ashwana avuga amagambo agire gute Imana yarandetse ntabwo ari ibyanjye ntabwo y'amagambo yo kwiyaturaho nabi mu gihe ugiye gukoresha ururimi rukoreshe mu byiza no kuvuga ngo yajya gomba ngo reka njye kugerageza ndebe ko bizacamo nyine uragerageje nyine to ntiwatuye ko ari bizima hatuye ko wabishobora ubwiye umwana ngo akira ngo Minerval ngo genda uherekeza abandi nyine arazana arabaherekeza ariko kuko nicyo umubyeyi yavuze
yamwatuyeho amagambo tuya tuvuga ahangaha so urumva ngomba kwitondera. harimo n'ababyeyi bakunda kwatura amagambo ku bana bazi ngo ni ibintu bisanzwe. Wagicucu we nuko bakora utareba kure ugira ubwenge n'ibyo urumva utabumbuye akanwa vuga amagambo aguhesha umugisha, vuga amagambo y'ibyiza, wikwishinga ibintu bya Satani. Niki Imana yaguhaye umwana wawe n'ikindi yakwima. Hano bicaye ku murongo wa 10 haravuga amagambo meza cyane. Haravuga ngo ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Murabyo ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka. Iki cya 10 bajye bavuga ngo ntago gishoboka n'ibyo wunguka byose. Ubahishe Uwiteka ibyo wunguka byose. Kandi nzabimwubahisha gute? Ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibwo ibigega byawe bizuzura kandi imivure yawe izasendera. Habyumvise. Arakuriganije wifasha abakeneye byihorere, wikora ibi ngibi, wikubahisha ubutunzi byihora bukoresha ibyaha, warangiza ntiwahishe n'umuganura w'ibyo ubonye byose ukaburibwa. Nta nkubwiraga. Ibi rero iki kinyoma cya Satani gicurika Bibiliya kikayubika, umuntu agasanga arema aragendera mu kinyoma we yisukuri, ariko ni ikinyoma. Nzabaha umugisha ku byo muzagerageza gukora none ntukora. Uragira ngo yiba umuntu guha amafaranga. Imana iratubura se? Ntago ari umutubuzi wo hanze. Imana itubura ibyo ufite. Yego. What do you have in your hand? Inkoni. Ufite iki mu ntoki zawe? Mikrofone. Iyo ni izagutunga rero. Amen. Mfite iki? Mfite diplome. Mfite iki? Mfite perime. Mfite iki? Mfite akarima. Mfite iki? Mfite akazu. Mfite iki? Mfite inshuti. Muri make Imana buri gihe ikorera ku cyo ufite. Amavuta kandagira amateka. Ubuzima bugahinduka. Urahita wongera ukantu yajingo aho ngaho bakumve. Mfite iki? Ngomereho. Hagira umwami nkamurampora iki? Warandetse, warantaye, yewe reka mfe kugerageza udufaranga mpaye ntacyo twamara, nibura yo mpa nkaya naya. Ubwo avuze ko twohawe ntacyo tumara. Nakugira inama yo kuturya ko n'ubundi uraza kumva ko wagiye ubwo mu mutwe bidasetinzemo. Ariko tuzo bahaye 2020 kandi uyu munsi bariho. Tuzo bahereye ku buri munsi bariho. Urumva no rwa rurimi no rwabuki n'umwuka wo kwisuzugura, kwipfobya no kwihindura ubutare, ugasanga uguye muri wa mutego kubera inyuma cya Satani. Ujya mu murimo, utanga icya 10, utanga amaturo, ntacyo uri bukore, ubahisha ubutunzi bwawe bwose n'umuganura w'ibyo wunguka, nubwo ibigega byawe bizuzura. Yego. Giri so ngo ntashobora kungona, gushobora kudepoza ngo Imana izandeporeza gute se? Anye n'ikibazo nanjye nibaza. Ho kazakora iki? Umuntu arafata ideni muri banke ukamubera umukozi ukarimwishyurira. Ngimana bizishyura. Ndebere ko iminota aza kuducika rero. Ho maradusigaje nk'ibiri nimba hari nk'akandi kanga. Ni tubiri nsigaje. Nta kibazo. Ikindi nuko nabyita ngo ni umwuka wo kukugenzura. Umwuka wa Satani wo kukugenzura. Akurebera hafi. Kontrola cyane. Cyangwa gukontrola. Niba ari guhura nanjye hana akahita kunyuza hari, ugahita hari, ibyo bintu bine ugasanga muri mindset yawe ugiye kugira ngo upfumure igitekerezo, ugire ikintu ugeraho ugikore, ariko Satani akazana kandi kantu gatuma usa nk'ugiye mu mwijima. Kumva yakugenzura. Reka tuvuye kuri Farawo. Yari ati ngiye kubarekura mujye mu gihugu, atariko abana banyu n'abagore bo barasigara hano. Ndatu usibye n'abana nta n'ikinono kizasigara hano. Buriya ubona turi muri iyi si buriya udakontororwa n'amarangamutima ye. Burya amarangamutima y'umuntu nayo, ariko burya amarangamutima yacu akora mu buryo bubiri. Satani yayakoresha n'Imana yayakoresha. Kugira ngo rero umenye uwo ukwiye kuyaha ayo marangamutima yawe, ni wowe ubwawe reka. None se ko Yesu yavuze ngo dore ndi ku rugi ndagira gute? Ndakomanga. None se kwikingurira byamunaniye? Ko yinjiye mu zikinze yazutse? Kucyarindira ko wowe ufungura kandi yakomanze. Biranavuze ngo dore nguhaye inzira ebyiri, hitamo ikizubeho cyangwa ikibupfe. Kwavuze ngo dore ndi ku rugi ngira gute? Ndakomanga.
nkingurira niweme nuwumva none se ijwi ko ryanjye yinjiye muzikinze kuki umutima watapfa kwinjira ku ngufu. Imana ni Imana yikiye umutuzo yo kwidegembya. Ntabwo Imana ikunda kuba hano ibishaka kuba free ikintu kagikora. Yampaye amahoro. So rero Satani waragukontorora ashyiraho n'igitsure akinjira ku ngufu kumva amakuru gusa mabi ugatuma utabasha kwinjoyinga wa mugisha w'Imana ko uva mu gukora. Ikindi kuba hari umwuka w'isoni n'ikimwaro mu muryango wawe nawe ubwawe. Ko hari icyeti bagukubiseho, hari icyasha bagukubiseho gituma ugira icyangiro, gituma ugira uruntu utazi urwo ari rwo, abantu bakubona ukabona barakwishisha, nawe ukishakamo ikosa ukaribura. Sindasa nabi, nambaye nabi, sinakarabye. Mbe ugasanga buri gihe uhora buri gihe muri wowe ufite ikintu cyo kwishinja, kwinegura no kumva utabashije. Yego tubundi iwacu byashoboka se. Ibyo ni ibintu bine bituma umuntu atatinyuka kubera iki mvuze iri jambo. Igihe cyose utabasha gutinyuka nuko wayibitse y'isoni n'ikimwaro mu buzima bwawe. Icyo bivuze ntabwo ufite gutinyuka, ntawe ase ubundi wanyu hahoze uyu ni wa mwuka ugaruka ari ukumva muri ukumva ati n'ubundi ndamenyereye ibintu se uragutsikame amakara arahomba, ngira inkweto zirahomba, navuye Nyabugogo ukumva ntiwagerageza nanone mbega ukerekana ibikomere byo kunanirwa uko wiyizeho kuhorana ikimwaro. Nta cyizere cy'ibyiza wifite. Wa mukecuru yariranye igisubizo ariko hari hakenewe umuhanzi uvuga ngo genda bibyara umusaruro. So rero ngaye amagambo ushobora kuganira niba ntawe nakerereje, niba turi kuri minota Imana ibaho mu izina rya Yesu. Ndagushimiye cyane, ndizera ko dusobanutse. Icyo bakora ni ikiro tunasobanutse. Icya mbere ni ukubimenya, kabiri ni ugusenga. Icyo udasobanukiwe ugahamagara abisobanukiwe bakagufasha, ari ugasenya ibyo bintu mu izina rya Yesu. Aha niho hazamo naho deliverance cyane rwose, no kwegera bishobora kugufasha bakuganiriza. Ariko deliverance usanga ari amavuta no mu bitekerezo bagufasha. Yego murakoze. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen.